Bitiye mwana wanjye. Papa. Meze neza se? Meze neza ntare. Kumpana bagira ngo wijumye mu maso. Ikibazo wagize? Ntabwo ari cyane. Warabitsinze se? Ko numvise ngo kaminuza babyitaho cyane ntabikomeza ariko uko biri kose bamugeraho muri make. Naragerageje. Impamvu rero ubwenge uzana tuganire. Kugira ngo tuganire kandi ibintu byubaka. Ndabizi neza ko hari byinshi bakumbwiyeho ari mama wawe cyangwa se wenda n'ahandi mu baturanyi bitewe nuko bakubona umaze gukura, ariko ibyo byose harimo iby'ukuri hakaba n'iby'ibinyoma. Kuko iyo umuntu akenshi avuga ikintu cyakozwe n'undi muntu nawe hari ibyo yongeramo kugira ngo inkuru ye ayumvikanishe cyane. Ariko ibyo byose ndagira ngo wowe uzabyirengagize utitaye. Harimo ibyagukomerekeje ndabizi, ibyakurakaje, ariko ndagira ngo ubyirengagize. Mwese papa. Ndakumva mwana wanjye. Ko nakuze nkubona, ko nakuze nakubona hano. Ubana na mama. Nkaba narakuze nyine mu buzima navuga nyine mama kanduhana. Wari uri hehe? Ikibazo kitanyoroheye ariko ndagusobanurira. Naje kugira akazi kansaba gukora mbayo aho nabaga kandi k'igihe kirekire. Ari niyo mpamvu mwaciye mu buzima bubagoye ukanabasereza kubera ko ntabwo nabashaga kuba nabageraho byoroshye cyangwa se nabavugisha kugira ngo ngere n'icyo nabagenera cyangwa se nabaha cyafasha mu mibereho. Ariko ibyo byose natekereje ndavuga nti uko biri kose nayo maze kugira reka njye kwirebera umuryango. None se papa, ndakumva mwana wanjye. Ko nakuze nakubona nyine mama akaturuhana. nyine ngaburamo n'amafaranga yo kujya kwiga. Ndabyumva. Nyine njye ndi kwibaza wari uri hehe kuki utavugishije mama ngo mubaze uko meze uko tumeze kugira ngo wenda unamwohereze n'amafaranga tubeho. Nyine byari byaranandakaje none nkaba nkuze. Dore mfite umukunzi ejo bazansaba ukaza. Nyine nari ndi kwibaza mbere wari uri hehe? Mwana wanjye rero icyo ni ikibazo kitanyoroheye kugisubiza ariko mfite n'igisubizo cyacyo kuko n'ubundi ntawe wahisha ngo ngomba kubikubwira. Ukimara kuvuka nabonye amahirwe y'akazi yo kujya gukora hanze. Ndahagera ndakora binagenda neza mu gihe kigera nko ku mwaka n'igice hafi 2 niba nibuka neza. Bitewe n'uko nakoraga cyane imirimo yanjye kandi nyikunze nkaninjiza abantu twakoranaga ntago banyishimiye bangiriye ishyari. Mu kungirira ishyari rero baramfungishije. Yiwe ndashaka kubwira baragufunze. Ndashaka kubwira ni inkuru ndende ariko ndagerageza kuyikunyuramo muri make ya kugira ngo ubashe bagufunze imyaka ingahe? Nibyo nari kubwira. Bamfunze urumva igihugu utamenyereye, igihugu utazi ngo urabaza nde, utazi aho buri buhere. Byambereye ihurizo rikomeye ku buryo naje no gutakaza na contact za mama wawe ariko nari kujya nkura amakuru yawe. Mbura ukundi kuntu najya mbageraho cyangwa se nyine nabasha kubavugisha mu menya n'amakuru yanjye. Ariko ibyo byose naje kugira amahirwe nza kuburana ndatsinda barandikura. Ndebera igihe maze mu buroko no kongera nkafata inzira nkagaruka nta kintu nze kureba umuryango nta kintu ngarukanye nabyo mbona byaba bigayitse. Fata icyemezo nongera nshaka akazi nubwo bitari byoroshye ndakora kugira ngo nabura nzaze nubwo icyo gihe cyose ntari mpari ariko naho nzazira nzagira icyo nakumarira nk'umwana wanjye ndetse na mama. Yewe papa nuko byagenze. Nuko urugendo rwanjye ngerageje kubivundagura kuko ni byinshi cyane.
papa ni ukuri mu by'ukuri twe twarakurakariye nanjye ubwanjye narakurakariye muri njye nishyiramo ko nta papa mfite muri njye najya ku ishuri abandi bana bavuga ngo mfite papa ngo yaraye anzaniye iki njye nakibuka ko ntawe uhari ngo yagiye mu mahanga bikambabaza nyine abana bakanseka ngo ndi umwana w'umugore nyine bakancunaguza nyine pano kuri nari narakuba nyine muri njyewe numvaga nyine utakiri papa numvaga ndabyumva ko bandakariye ariko kandi ntabwo nabiguhora kuko birumvikana ariko kubw'inshuro humura ndahari nje ku bwawe ndetse na mama wawe kandi ikindi niyemeje no gushyigikira ibikorwa byawe byose buri gikorwa cyawe cyose yego ndakigushyigikiramo kandi rwose wumve ko ntewe ishema nawe none kuri iyi nshuro ngeze papa cyane rwose ndi papa wawe nishimye papa ni ukuri ndakwishimiye kandi ikindi uzamfasha no kugenda wumvisha mama uko iminsi igenda iza yewe mana we ubuse mama tuzamwumvisha iki mama nibura nayo ndabyumvise wenda kuba gufunze ariko mama bitewe n'ukuntu yastragorinze n'ubuzima noneho naho badusohoraga mu nzu mbere tutaragira abana hari aho badusohoraga mu nzu umva bakaduta hanze njye nari nyiri mutoya ubwo nyine sinzi ukuntu uzabimubwira nzagerageza kumwumvisha ntacyo bimbwiye nzagerageza kumwumvisha uko biri kose nawe uzajya umufashaho hanyuma ibindi ko nizeye ko ibindi bizagenda neza kandi ndagushyigikiye ku cyemezo cyiza wafashe kuraje murakoze cyane ariko Dendo ndashaka kuganira nawe. Nakwitabye mama. Ni iki ntakoze mu buzima bwawe? Nta na kimwe. Ni iki waba warantakiye ukambwira ngo nguhereze sinyiguhe? Ntacyo pe. Basi se naba ndi umubyeyi waba warakureze nabi ku buryo utinyuka kumpemukira bene aka kageni? Ngiye ndimo ndakubaza kandi mbabarire ibibazo byose nkubaza ugenda ubisubiza. Ndagusubiza pe. Kugira ngo utinyuke kunsebya nkamera nk'umubyeyi utarareze neza umwana. Mbwira muri wowe niki ntaba narakoze mu buzima bwawe? Mama nta kintu na kimwe utakoze mu buzima bwanjye. Urumva se ukeneye gufata ibyo nakoze byose ukabihindura zero? Oya. Bizakunyura? Oya. Ahubwo nkwiye gukora buri kimwe cyose kugira ngo ubone kutakoreye ubusa. Mbabarira umubwiza ukuri ibibazo byose biri kuba Dendo kuki wakomeje kuba ikibazo mu bantu? Si cyo kibazo mu bantu no mama. Kina koziriye kosa kandi. Dendo Karama. Abakobwa Dendo mu biki n'ibiki ngaho noneho utinyuke ugere no kwa Nyirankotsa wowe ubwawe ugenda usange umukobwa wa Nyirankotsa ujye kuryamana nawe nta n'isoni ufite. Ufata umwana w'abandi ugenda ufata ikintu cyo kunywa inzoga umufata umusindishe. Nyina narangiza azari kurira anakira ngo ibintu bashije gukora ngura muhemukiye. Dendo urumva ushaka gufungwa koko? Ukeneye gufata umwana w'abandi ku ngufu njye kumva numve ngo baragufunze njye mpora nikoreye njye mu ngo ndakugemuriye. Mama rero kamubwiza ukuri. Suko ushaka ngubwiza. Njye nkeneye ukuri guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa nyuma. Mbwiza ukuri uko ibibazo bimeze kuko ugiye gutuma Sara gatora amashashi. Urabizi njye ntabwo nakubeshya. Urukuri kose reka nguguhe. Kumereze ndagukeneye. Njye abakobwa bose birigo bavuga ngo Dendo ngo njyamo. Na mukobwa n'uyu numwe nigeze kira mu mutima wanjye. Keretse umukobwa umwe.
ntabo washize mu mutima wawe ariko uri kugenda wirirwa ubasindisha uri no kubasambanya wirirwa ubakiniraho kubera ko nyine batari mu mutima wawe. Mama ushaka kumenya ukuri? Ndabikeneye cyane kandi. Okay. Umukobwa nakunze ni Katie. Ngo umukobwa nakunze mu buzima bwanjye ni Katie yabaye umukobwa wanjye, umwana wawe. Akibibazo biragwira. Katie umukunze gute kandi umubana nka mushiki na musaza ibintu byose mubisa wamukunze ryari? Hashize igihe byaje kurenga ibya mushiki na musaza birenga inshuti birenga ubuvandimwe nageze kuri tape yo kumukunda byanyabyo nanjye nabonye biza. Mama Katie yandagowe Imana ya Mama ndabizi ko bitashoboka ko urwo namukunze rudashoboka kuko afite sheri afite fiance. Richard afite amafaranga menshi yubaka amazu yirirwa mu ndege azenguruka Amerika yayigize nka hano hakurya mu mujyi indege yayigize nka moto yirirwa yizengurukamo afite amafaranga ahagije. Ntago rero namutwara Katie kandi Katie niwe bakundana. Ubwo urumva ntago byakunda namukunze bidashoboka. noneho kubera ko wabonye ko bidashoboka niyo mpamvu wasaze kwirirwa wirukanka mu majipo y'abakobwa gusa kubera ko urukundo wakunze rudashoboka. Mama kariya gakobwa kagira nkotsa kitwa Teta niko kirirwa kanyikururaho. Kubera ko muri segonderi tugiye gukundana naho gato we rero amaze gukura warabikomeza arankunda ariko nge singakunda kugera naho nizo nzoga uvuga ngo namusindishije niwe waziguze niwe wazinguriye aranyushya tugera no ku rwego ashaka kugira ngo ansindishe atume mubomora kandi ari ukubera inzoga kandi nta nubwo byanabaye. Ufata inzoga uremera ujya kuzinywera kwa Nyirankotsa usindana n'umukobwa we urangije wowe ubwawe ushaka ahubwo kuryamana nawe kubera inzoga wanyweye. Kuri ndi kuguha niko kwa nyako yaransirishije Teta ashaka ngo tubomorane ariko nta byabaye. Ako se ibyo bintu uvuga wazanye wiharaje ndimo numva ngo kubomora urabomora nibikuta by'inzu bomora urabomora na amatafari yabomotse ni inzu yasenyutse ku buryo uvuga ijambo kubomora ni ibiki ubundi. Nyine Teta yashaka ko dutikurana mama. Iryo jambo ntabwo ndi kuri yo. Mama wowe uri mukuru ntago izo sirenge ntago zo urubyiruko wapfa kuzimenya. Yashakaga ko turyamana Teta ariko namubereye ibamba yaransindishije ngo tubikore. Teta yashatse ko muryamana wowe urabyanze? Je narabyanze. Ari wowe uri kwirirwa umwirukankaho umusanga iwabo wageze iwabo uterero. Njyewe nari ndi kwiyahura bitewe nuko nta kintu nabigenza navuga nikapfa kukaganiriza. Uriyahura wiyahurira ku mwana wa Nyirankotsa ujya kumureba kugira uryamane nawe. Pfa kukaganiriza biraho. Mama twari tunicaye hanze araza amenaho inzoga Nyirankotsa si umuzamahane ye amenaho inzoga arankoshobora ankubitagura hasi ariko kuko ari umubyeyi ndamureka nanga kurwana nawe ndigendera kubera ko nge hari umushinga nateguye Richard yamaye igishoro. Yego hari umushinga nshaka kwipangira kugira ngo nanjye nizamukire mu ntera nibonera amafaranga. Ubwo rero njyewe n'ibyo by'abakobwa ba Nyirankotsa ndarengana pe yarambeshyeye. Kumbi Nyirankotsa ugiye kuvuga se ko waba utararyamanye n'umukobwa wa Nyirankotsa? Ntabwo twaryamanye yasanze tunicaye hanze pe amena ibintu byose abimenaho amena za nzoga za rikeri amenaho inzoga arazinamika za rufuro nayo iri kunywa za mitsingi ariko arabeshya twari twibereye hanze rwose ntabwo nigeze ngewe hari ahantu murira n'umukobwa we mu buriri pe. Kumbi Nyirankotsa yarari kumbeshya. Yego ibyo yavuze byose byuko mwaryamanye n'umukobwa we nukubeshya. Nukubeshya pe kandi urabizi gusa ko mubwije ukuri ko nkunda umukobwa wawe. Baburetse Nyirankotsa araje mbona ndaje muhereza ikintu cyitwa ikinyarwanda ndamukubita ikiboneza mvugo arambona.
n'ubundi sugira ngo Richard buriya ibintu by'iyi minsi nabyo biba bigenda nimuzunguruka ntabwo bihama hamwe isi yacu imeze umuntu wikomye cyane se umeze nk'umuntu ufite uburakari ni amahoro nta burakari biragenda ni ya disipurine isanzwe iyo umwana agiye kuganira n'umuntu mukuru ndabyumva oya cyane ko bigaragaza n'umwana warezwe neza ufite uburere natwe nk'ababyeyi biradushimisha buriya ntabwo twishimira wa mwana ubona nyine udafite gahunda udafite disipurine ahandi ariko biragenda nta kibazo nayumviye muri siporo ho gatoya nta kibazo naho ubundi rero buriya kuvuga ni ugutaruka Richard ibyo ntangiye nkubwira nyine by'ubuzima bw'iyi minsi ariko hagati aho ngaho mbanza no kugusaba imbabazi kuko hari ukuntu mu minsi yose tutagendanye neza twagiye tugongana gasa kamwe akandi ariko nanjye ndagukosoreza ariko ngira ngo dutangire n'ikiganiro ariko nkusaba n'imbabazi tutagenze neza mu minsi yashize twagiye tugongana ariko rero ngira ngo nyine dutangire tuganira ariko unanyiyumvamo utamfata nk'umuntu w'inyamaswa cyangwa se umuntu wakugiriye nabi cyangwa waguhemukiye cyane kwerega buriya nari ntaramenya neza ukuri nari ntaramenya amakuru yawe uburyo ki wagiye ufasha umuryango byose mbega nari ntarabimenya ariko kuri iyi nshuro ndagira ngo nyine wiyumvemo kuba umwana mu rugo mbega wo kujya umbona ngo ujye ku ruhande cyangwa se ugere gute biriya byose mbega muri wowe bikuvemo tubane neza dusangira dusabana abundi baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe ariko icyambere ni ukugira umutima ubabarira kandi ibyo byo kuva kera umutima wanjye ntago nzi kubaho ndakariye umuntu ikintu cya mbere iyo umuntu yakoze ikosa akaribona agasaba imbabazi biba byiza kurushaho ndakwemeye cyane rwose ndagushimiye ngiye kunsabira imbabazi uri umwana mwiza uri umuntu mukuru byari byiza cyane ikindi rero ni ushaka ko tuvugaho gato ni ku mibanire cyangwa se urugendo rw'urukundo rwawe umukobwa wanjye Ketia kuko amakuru nawe yambwiyeho nagize umwanya wo kuganira nawe ndagira ngo mbabwire ko njye mbashyigikiye ndabashyigikiye asante sana kabisa kuko nyuma y'igihe ntari ndi hano nkamenya amakuru ukuntu wabafashije ukahagarara mu mwanya wanjye ntubatererane umwana akiga kubona kaminuza yirangije ntabwo navuga ngo ngiye gutsimbarira ku byanjye bimwe by'abacu bya kera n'imyumvire itariyo nemeye ko rwose nanjye mbashyigikira mu rugendo rwanyu kandi nkaba umugisha wa kibyeyi ni byiza cyane kubera ko Ketia ndamukunda ikindi kuba warambwiye nabi nta ruhare runini wari ubifitemo kuko nibwo wari ukigera mu rugo urugo utansizemo urugo utasizemo Dendo kansanga ndi umugabo ungana gutya ntabwo byari kubura kuba ikibazo ariko ntabwo nabitinzeho cyane kuko numvaga iyo umuntu adahari nyine ntaba ahari ntabwo bahari yanararakaye nk'umuntu ntabwo byabura ariko kuri njye ndumva umutima wanjye ukeye nakuri nanjye biranejeje ku cyemezo ufashe biba bigoye buriya kuko ibintu nagukoreye ntabwo ari byiza ariko urumva nyine nk'umubyeyi ntikabura nyine kuko udafite n'amakuru ahagije ntabwo kabura ariko iyi ntambwe iranejeje cyane igisigaye ubyemeye nawe akaba abyemera mama wabyemera cyane aho biranejeje n'ukuri kuko arabizi ubuzima yansanzemo nuko ibintu byagiye bihinduka byose arabizi yakuri we rero kubona abantu na Keti mama yumva byaba ari nk'umugisha oya nanjye nta kibazo mbibona mu ngubu none ubwo nawe urumva birushijeho kuba byiza cyane rwose bishimishije cyane umugisha wa kibyeyi nzabubaha nzabashyigikira aho mukeneye inama aho buri kimwe cyose mbega nzaba mpari ku bwanyu asante sana kabisa bari byiza cyane naho ibindi byo ni by'ubuzima busanzwe ubuzima buragora ejo bugakunda ariko nk'abantu tubicamo sinuzunguruka Oui, maman. Unase kagasezame wakatatse. Ako se kumbona mukamase kare. Ushaka kurya no Ushaka ubwenge bwinshi.
ubwo mfite burahagije ubwo ndenda kugura kandi ibindi birungo biri kubura ni ibihe hari ibindi ni turabura kofi harimo na mayonnaise nzayigura da urye ni wowe umeze nkaho njya kurya nkagushyira inyuma y'urugi wenda nabyibuha nshaka sonje ntabwo ushaka ngo wamara ntabwo ushaka ntabwo ushaka kunsura gusa ngambwiye nyine ngo ngukate tumaze iminsi umwuka hagati yanjye nawe utameze neza sibyo nubwo twijijisha tugaseka tugakina tugatembera ako biriya wakabivuye mu biriya byabaye cyangwa se biriya tumaze iminsi dushwanyira ariko hamwe tuganire ako umukobwa ungana nawe ubundi arakubagana we sindi wumva ese watitwa kugira ngo musabe ushaka iki se ngo mwana yanjye kandi kugira ubwoba se nta murasa nagusaba ibintu birenze cyangwa kuko bidashoboka iyi nzu tuyibanamo turi batatu nako babiri rero wa gatatu aba hanze rimwe na rimwe njye nawe turarara niba nsura urabyumva niba ngono urabizi gakeya ndabona gake we ntabwo uzi wowe wariye voka ibintu nkorera oya uzi ko ntabyo mvuze nakora umukobwa okay reka twe kugira imisetso kandi narenje ko tuganira teta ntabwo nshaka ikibazo icyo ari cyo cyose cyaba hagati yanjye nawe nshaka kubona umukobwa mwiza umukobwa ushoboye ubayeho neza umukobwa mwiza dendo dendo kandi kuva nakubona yaguhaye inzoga uzi ukuntu wasenze wari kabi uzi ukuntu isura yawe yari yabaye uzi amaso yawe ukuntu yarebaga okay singambiriye kubikwibutsa kuko nanjye narakubabariye ahubwo ubonye umuhungu mwiza uri hariya Richard shadohe kwa Flomina kwa dendo hariya unshishije muri ryenya oya niwe nshishije ntabwo ari wowe niba ufunguye oranje nanjye ndanywa koga mami so ngo tubyihorere mwese kuki uba ubikoze sorry basi okay Richard ni umuhungu mwiza muremure ufite amafaranga ufite isura nziza ufite n'igikundiro ngaho ndebera dendo ese wakunze iriya nda imeze nk'umufuka wakunze rero urutwe rumeze nk'igihaza cya nyirankuba warekeye basi wakunze ubusinzi bwe mwana wakunze iki mu bintu koko mbabarira umbwire ikintu wakunze kuri dendo umutima mwiza hey ibitekerezo bizima se uretse kukunywesha inzoga utarazinywaga wa mwana we koko mwana wanjye wambabariye ndakwinginze mbabarira basi mbabarira ibyo bintu oya nimba ushaka Richard ntabwo byakunda pe ntabwo nkunda abahungu b'inzoga basi shaka igikara kitari dendo ntacyo ntabona uracyatse mbare kuri dendo mami ngambwira icyifuzo cyawe basi basi urabyumva ngira twumve urumva mama wawe njyewe nkwifuriza ibyiza ndumva wakundana na Richard dendo ukamwihurira kandi uriya muhungu yagukunda ni mama yagukunda nubwo waba utamukunda bariya barose mva mwana wa barose ko aho kugira ngo ushake umugabo ukunda cyane wowe washaka umugabo ugukunda cyane kandi Richard yagukunda si mama kangubaze sibyo wumva aba diaspora kumva ni ibintu birenze nyine reka nkubwire wishimiye ko nzaba umugore nk'uwa kabiri cya gatatu cya gatanu uriya mwana nta wundi mugore agira urabizi neza se yes aho yari ari mwe muri kumwe mama uzamurebe waretse nkafata uwo nzi twiganye muzi neza
mwiganye kukunywesha ziriya nzoga nasanzemo Mami biriya byabaye byararangiye kandi ntabwo bizongera. Ubwo ugiye kurira kandi. Never. Sinzongera kurira. Ahubwo nzahangana. Yes. Niba udashaka kunyumva nk'umubyeyi wawe we turize mwaronge nta kintu wawe. Ndagukunda cyane kurusha uko ubizi. Ugiye gukora iki? Ngukunda cyane kurusha uko ubizi. Aho kuguhomba nahombye abandi. Mami. Bya bintu kari seriye. Mami ntabwo azi ko Richard ntabwo namukunda pe. Nanjye ubwo nzahangana nawe. Nyirankotsa wagakotsagurike gahambirwa. Nyirankotsa kira kigore kiri nyimakotsa njiji yinjije gusa nta soni. Ndavuze ngo ngwino hano igihe wahereye wirirwa unyabiza ibintu byanjye n'ubushuti bwanjye nawe byarangiye. Ngwino nta soni. Ngwino uramenye utanamamagara ngo Fromina nta soni uririrwa unteshereza abana banjye b'abahungu wirirwa ushaka ko ngo Dendo burya ngo ukeneye ko Dendo mwirukana. None ukabuje wemeza amashami washinyitse amenyo hano Nyirankotsa akokereze mu mivumo yiwanyu ntuzunyabiza gutyo. Izina bakwise niryo ngiye nabibona aya masaha k'amazina yawe ariyo. Nta soni wangegera we n'umugore. Nyirankotsa Garatsiyo burya wari unyihishemo ngo ukeneye ko Dendo mwirukana. Ese wafashe kariya gasano kawe k'agakobwa kakazi we ariko abantu barasaze we ibiki Forome uravuga abana b'abandi bagera ku mwana wawe gaceceka wangegera. Foromina uraniye kuyumye atose yagutaruka ibeshye. Foromina ibeshye noneho naje nambiyambitse ngeze ku mwana wanjye ko avuze umwana wanjye Dendo ko avuze Dendo umwana wanjye. Mbonye umuntu byara Dendo urumva ari umwana urumva ari umuntu. Ni igiki ngo genda ufate Dendo yawe wijyane mu nzu. Nyirankotsa rero reka nkubwire twubahane uyu munsi. Fata agashano kawe k'agakobwa ukaziriki kirirwa kibambagiza ku bahungu banjye. Ubushize nago wowe Yesu mwana Nyirankotsa ubundi wowe urabizi cyangwa ntabyuzi. Foromina reka kuvuga nk'idebe riri mu busa. Wowe ufite idebe ryuzuyemo ubuto noneho vuga vugishwa noneho niba idebe ryawe sakuza sinjya ntukana ariko ndamutse ntukana. Foromina nagukorera mu nganza ariko ndiyubashye ndi umubyeyi sinjya ntukana wanturiwe. Ese Nyirankotsa kutwa n'inkuba ni wowe uvuze ngo wowe nguriyubaha ni wowe ndiyubaha nyine. Inturi ni iki? Inturi ni iki wanjijiwe? Nuturamye nkawe uri gukora iki se niba utari kuntuka wangegeraho? Uri gukora iki? Urimo urakora ibice aya masaha. Agakobwa kawe kirirwa kibambagiza ku muhungu wanjye birirwa bagenda gusomana bakarinda aho bafatana mu mashati ugaramye hano wangegerawe ubundi urarera. Ariko Foromina umuntu w'umubyeyi abwira undi ngo ningegera koko utari ingegera uri iki? Ariko Foromina niba wagiye wibaha bwarimwe kuri umubyeyi wowe wiyubashye umukobwa wawe wamuhaye uburere nicyo kibazo cya mbere mbaza kukubaza. Wowe wamuhaye ubuhe burere? Kabara uyu muntu utancika nkavuga nabi Imana yo mwijuru kuko uyu muvuza ndurunya wagucitse byarangiye wagucitse no shano gusa nuko kibana kigenda kidumbaraye gusa uzikurata ikibuno gusa nta kindi kintu ushoboye. Ikibuno hari kindi ikikwanza nicyo kiri kukurya nicyo uje kunyurira nicyo uje kumbwira nicyo uje kuvuga. Ubundi wibona mwiki turi inshuti jewe sinakubaho. Nyirankotsa ubu none ahashatse nagutsikamiza rinobere ryanjye nagutsikamira wowe ukagira ngo ni inzu yo kwa Rubangura ikugwiriye. Uzajya uhora unyura baze bikubwira washatse ryawe ibeshye uremo wambabariye ndakora amafuti rimere nkari gutsindagiraho kwaka kanya wabona Foromina ukamubona muri indi shusho. Ubone ngo uravuga nk'inzogera nagusharatura wapimye nkakwereka ukuntu none tuzicanga izina ry'Imana tuzicangege nawe tuzicange. Reka twerekane cyane rwose reka twerekane je nawe. Urindi ukomanga karibu Ketia. Bite my love. Gatesha mutwe unesha umutwe nkumva mbuze uko ngira. Yego se undi wari uwahe
Meze bite? Ese shu. Sawa. Neza. Meze neza. Sha winkurura mwana ndinaniriwe. Munaba yinaniriwe. Okay. Shyira agashuka ndabona nazi. Nyishyize. To jumbaho amahero. Kuvuga ko ninaniriwe ubu ndumva nifite na stress none ngo guki. Ketero no zinkuru nziza nkuzaniye. Sibyaje n'ibyawe se ndabibe. Ni ukuri kw'Imana. Kaka nama wangiriye. Naragiye nicara ngatekerezaho. Uri kumva? Ubu ngubu ibintu bijyanye n'inzoga. Ndumva tangiye kuvuga neza. Ibintu bijyanye n'inzoga. Ikintu gisembuye. No, ntabwo cyangeraho sha. Kereka atari dendo neza. Ni ukuri kw'Imana ntabwo bizongera. Buriya ntabwo bizi. Byagenze bite se? Anje ndetse inzoga usambye ngo ndetse inzoga ngo hari igihe nshobora kuzagutsindira se. Njyewe. Komereza aho ngaho. Sinkuciye intege. Ngambwiye nese koko waraziretse. Naraziretse kugira nagushakira. Aza kundebera ku rutugu ukijya haruguru kegama gutwaye. Nukuntu nananiwe se disi. Ndananiwe wumvego. Yego. Cyatari. Wirute se wo? Meze neza. None se mbarabwiza ukari. Ko utabeshye. Ubu ngubu we ntabwo ujyamo ntumbwire bwawe mwana. Nyine ntabwo ujyamo ngo nekerezeho. Nekereza niba wavuye mu kabari. Akizi ko ngewe intebe imwe yasheze iri mu mutima wanjye. Zikumva numva nta wundi mukobwa nayicazaho utari wowe. Cyo watashye ryari mwana. Njye nabonye ikinywa inzoga. Biri serious? Biri serious. Zashoboka. Nabonye icyo cyemezo cyiza nafata. Ngo basigiye. Oya, tugatsinda. Va. Reka nkubwire rero denda. Yumva. Cyokoze ibyo bintu biretse. Nagushakira. Nagushakira se nawe ukishakira. Umukobwa nyine mwiza. Kuko rwose pe narabikubwiye. Nta n'umukobwa muzima wabona igihe kimwe ibyo bintu. Nagize ngo ngiye kuvuga ngo mbiretse. Njye ntabwo byakunda. Urabizi ariko mfite shira ko wajya ubinyubahira. Uriya w'umuntu yanamushakira sumu yapanye. Nakomeza nkamukunda n'ubundi. Yapfuye se? Nanabirose rero Richard imodoka Scania yamugonze yamukoreza. Yo umwishe mu nzozi. Ariko ntabwo yapfa. Mva se nkubwire. Rero nkubwire. Buriya mu buzima. Okay, hari ukuntu atahatirije mu rukundo koko. Uhari ikintu nakoze ko kugira ngo nese niba ngiye kukubwira urumva. Wateze amatwi nkakubwira. Ndimo ndakubwira nti mu buzima. Urumva? Mu buzima bura ntabwo bahatiriza. Noneho byongeye ngo mu rukundo. Rega baciye umugani gushaka inka nkaryama nkayo. Naho mpamvu nanjye igihumeka bana we. Umva nkubwire nyine. Wowe urukundo ntabwo baruhatiriza. None se ugize ngo kumbwira ibyo ngibyo nibyo byatuma nkukunda. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Wowe ibi yari ibyawe ntaho bijya. Sibyo? Kandi ngewe nakubwiye ukuri kwanjye ngubwe ko mfite umukunzi wanjye. Bibaye byiza rero wanyuma. Richard tuvugana yamaze gukora impanuka yavuye hizose. Uri mu nzozi riko. Urumva? Kanguka. Inzoga se umbwiye ko ziri. Ako Richard yarakuroze. Ndi mu rukundo nawe nicyo nzi. Nabwira Kate. Wenda babona inama zawe za buri kanya ngo nimve mu rukundo no guhatiriza. Nakazi ka uzasara mu mutwe. Hari igihe nzibonera umwana unkunda kandi byanyabyo. Naho hari igihe uzanyenera cyangwa ugakenera kungarukira natakiye. It's okay. Nigiye no mu kabari kwiyahuza inzoga. Ngaho nanone ubwo se nibwo uri bubicyamuye ikibazo. Ubwo ndabanye kimwe kugira ngo nawe wishime.